icyo tubarusha. Nitwa Uwineza Joseline. Icyo tubarusha ngaha mu kagari ka Karambi, tubarusha isambaza. Isambaza tuzibona kuri makeya, buri wari we wese ararya akikwiza n'umuryango. Dufite isambaza baroba mu makipe, mu bitimba, izo nizo sambaza tugira. Utarobye arahinga, atahinga akadoda, atadoda akaba umukanishi cyangwa se umumotari cyangwa se agakora na resitora mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Umujene w'aha ngaha rero impamvu ubona atandukanye n'undi muntu utuye ahandi hantu, ni umuntu ushobora gukorera bitanu byakamenya karagura umushwi w'ingoko. Wa mushwi w'ingoko akawurera, wamara gukura akongera akawugurisha, bikagenda gutyo na gutyo nyine. Nitwa Jean Dodi Habineza Napoleon. Mu kagari ka Karambi nitwe tuzi gukura indege neza. No kuvuga ngo indege ufata ifarini ugashyiramo isambaza ugashyiramo n'urusenda, biba biri guhumura neza cyane, abantu baturutse kure barazikunda. Nta handi hantu n'umwihariko wa hano mu kagari ka Karambi. Indege ziva mu farini, nta muntu nta munyarwanda n'umwe utazi ifarini. Ifarini rero urayifata ukayitunganya neza, ugashyiramo isambaza ziba zivuye hari hepfo ku mazi, warangiza ugashyira mu mavuta, ugashyiramo n'urusenda, ukarya rwose ukamererwa neza, ukagira itoto nk'iryo mfite uri kubona aha ngaha. Ni ukuvuga ngo byaduteje imbere bitewe n'uko umukuru w'igihugu yadushishikarize kwihangira imirimo, ugashyiramo ukajya aho ngaho ku mazi ukazana izo sambaza zawe muri rwa rwego rwo kuvuga ngo wenda hari wabuze icyo gukora ngo ujye kwiba, ukihangira umurimo mu rugo iwawe se cyangwa ahantu wakodesheje, ukabonaho ibihumbi 5, ibihumbi 6 ku munsi, ukiteza imbere mu igihe runaka ukazagera no ku rundi rwego. Nitwa Afashimana Donate. Niba twewe ni urugero, niba dutuye ku kiyaga cya Kivu tukaba turoba isambaza, abatagituriye hari icyo tubarusha kubera ko twewe turaroba tukabona za sambaza. Iyo ngiye ngazirangura ibiro 3 cyangwa ibiro 2, ngaza ngakoramo ng'indege nezirangura ibihumbi 3, ngarangura n'ifarini y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 6. Iyo nzikoze ngakuramo ibihumbi 7, iyo nguyemo ibihumbi 7, umugore mukubita igihumbi akarya, yamara kurya nanjye ngavuga ati uko byagenda kose ejo nzongera kubona ikindi. Indege hari gwa butazizi, ni urugero niba utazizi turafata gwa rusambaza, dufata ya farini dushiremo isambaza, nitumara gushyiramo isambaza dushiremo n'agasenda, niturangiza dupfuke, nitumara gupfuka turambike hariya zibe 5, zibe 10, zibe 20, niturangiza dushire mu mavuta. Abakiriye baze niba mara kuza mugihe nakoresheje bya bihumbi 6 byanjye, inje kubona mu nyungu yanjye mu bintu nakoresheje mbone nungutse ibihumbi 2. Ni gutyo twiteza imbere. Indege rero ni isambaza bafata bagashyira ku ifarini n'agasenda, waba ushaka gukoresha na komanda karusho bagashyiramo n'igi cyangwa urunyanya cyangwa se urutoryi, biterwa cyangwa imbogeri, biterwa na komanda ushaka. Warangiza nyine indege kubera kiruta indazi ni igira intungamubiri cyinshi cyane, wayihereza ngo umwana rwose ukabona ari gushisha ari kumva. Indege iraryoha cyane, indege iryoha nk'umureti. Hano muri Karambi abajene benshi bafite amaperime, hari hepfo tuhafite n'inganda zitunganya ikawa, ushobora kujyamo bahemba amafaranga buri kwezi ukiteza imbere. Mbese hano muri Karambi dufite imbaraga zo gukora, hari uwajya mu muhanda, hari uwajya mu ruganda akajya gukoreramo amafaranga bikoreramo akawa. Ubu ngubu turi mu gihe cy'ikawa nubwo ziri kurangira, rwose hano muri Karambi nta kibazo dufite. Nitwa Imana Jean Claude. Icyo tubarusha aha ngaha, tugira urutoki, tukeza imyumbati, noneho tugaturana hafi n'ikiyaga cya Kivu ku buryo kubona isambaza bitworohera. Iyo rero barobye isambaza zikaza mu isantere yacu ya Gasoko, biduha umwanya uko twakora za ndege mwavugaga. Izo ndege rero hari ukuntu dukora imibare, bati ni ifarini, ni igitunguru, ubwo n'urusenda n'izo sambaza, ubwo tukabumbira hamwe tugashyira amavuta zigashya neza, ubwo abaturage bakazirya. Hari n'abagabo bajya bagira urugwingiri, yajya ku ndege 2 3 ugasanga n'umugabo umeze neza. Natwe ubwacu ratubona uko tumeze, ntago turi ingwingiri mu bijyanye no ku mubiri cyangwa se no ku sura. Ku muntu wariye ku ndege ikozwemo isambaza n'igitunguru usanga rwose umugabo ameze neza. Ubwo abashyitsi baturutse mu mujyi wa Kigali cyangwa se za Musanze cyangwa se hirya ahantu hategera ikiyaga cya Kivu, iyo baje n'ahangaha bazi ku kintu cyitwa indege kiryoha cyane gusumba ibindi bintu byose. Iyo tugize amahirwe rero bakaza, gusa akenshi baza wenda baje nko gushyingura cyangwa se mu birori, umuntu yashyingiwe cyangwa se hari ukundi kuntu byagenze. Iyo tugize amahirwe mw'ibyo byo mu bwiye bikabaho,
tuba dufite abakiriya benshi mu buryo bwo kugurisha indege ko bose baza aricyo kintu barangaje imbere kubera ko indege iraryoha rwose iyo itetse neza kuko hari abantu bapirata ugasanga itetse mu buryo butari bwo ariko iyo yayiha amavuta menshi irashya kandi ikaryoha rwose. Umwihariko w'indege, indege itera pe. Indege yuri kuyirya, iyo umaze kuyirya cyane ko iyo unarwaye mu kanwa urayirya ukumva mu kanwa ugize peti yo kongera kurya ikindi kintu. Bityo rero niyo mpamvu indege abantu bazikunda benshi. Nari nda televiziyo nagiraga, ubu mfite televiziyo y'ikiromba. Ubwo rero nzava ku kirombe ejo ngere kuri televiziyo isanzwe ni ya furate. Ariko ubu zandeje imbere mfite televiziyo y'ikiromba ndareba rwose, ngababona kuri televiziyo ndareba nta kibazo. Nashishikariza abantu bose bataragera muri Karambi kuzaza bakareba indege icyari cyo. Ziraryoha cyane, indege zifite intungamubiri kubera ko haba harimo isambaza, kandi isambaza ni gose urazirya ukamererwa neza, hakabamo ifarini n'agasenda kameze neza. Gose ndashishikariza umuntu wese utaragera mu kagari ka Karambi azaze, ahubwo azihuta atazasanga zashize. Murakoze, nitwa Ingabire Honete. Isambaza ziradufasha cyane, urabona tubasha kuzigurisha, zijya Kigali, zijya nyinshi zituruka inaha, kandi tuzikoramo n'indege nk'uko babivuze. Ziba ziryoshye kurushiza ahandi kubera ko twegereye ikiyaga dushiramo isambaza nyinshi. Ahandi usanga harimo rumwe cyangwa igice, ibindi ari bitunguru n'urusenda byonyine. Akora kurya indege ifite indungamubiri cyane, kayitera apeti kubera rwa rusenda ruba rurimo. Ushobora kuba warwaye cyane uri no muri sashika cyangwa uri bya bitaro, ahandi uri no ahandi bari kukongera n'umwuka, nta kintu wabasha kurya, waba ukumva kuntu kari guhumura nako gasenda ukabasha kurya nka tubiri, ariko ibindi byose byanze byose. Murakoze cyane. Murakoze namwe. I'm a home base.